Right up. Umeze mute bimeze bite? No maromare moment de spectacle. Moment of show. Moment y'agasobanuye. Moment yanyu. Je umva nitwa Yamani. Ministre Jackson. Biza user. User biza. Amajwi n'amashusho meza ni Kirimbuzi Nation. Ajyamo episode ikurikira kuri Anamika. Okay. Anamika filime ya danger, filime y'ibihe byose. Okay. Ian Vanga ati ndinzwe na Allah. Fita amashimwe agurumana nk'umuriro. Inyimana n'inzara gusa. Right, okay. Anamika USPC Kirimbuzi Nation wa eshatu akadomo kwipero akadomo com 078 55 53 380 cyangwa se 078 gatane eshatu gatatu ebyiri 08. Chunga sana. Okay. Poly time hatagira ucikwa. Anamika bareke okay. Sinizi ntari soba every time morana potential injambura focus morana potential okay. Arababwiye ngo ubwiza still and the art space mubagane, be interior design mubagane, Nganzo protocol and service mubagane, Kirimbuzi Nation natwe mutugane, dukora filime neza ibintu twigiye. Uvuga ngo abamo umuntu ufite imyaka 85 ariko ugifite imbaraga zo gukora bita kapo. Agaba nundi wa 43 noneho we mana. Nabandi boss 85 nanyu mva noneho zukuntu mba mbona gishaka kuba umusore kandi arashaje aranyumva. Anamika Forire Ministre Biza user Badman Yaman Jackson user busy Simari Simboneka. Arega dukomeze episode ikurikira. Rek ntago nabyemera. Ya musaza akora umuti. Rek ntago nabyemera. Okay, dutangiye episode ikurikira nitwa Yamani Biza user Biza Ministre Jackson. Vuba hakuno तुझे मामा मुमगीरे राजा के घर वाले आए umuryango wa Raja baraje baragiye कृतिका आंटी तुझसे बाहर क्या पूछ रही थी से कृतिका icyo yakubazaga मैंने कहा हमारे पास ntacyo namubwiye ko n'amafaranga dufite mubwira ko dufite taravuga yo bafite wamubwiye ko dufite angaye mama do kya mama ngo iki niko pata chal gaya ki मैंने पोपट जी ni aramusamenye ko nagujije amafaranga kugira ngo tujye dukoresha mu bukwe bwe araza kwanga gukora ubukwe yaho twagarukiye मतलब icyo mvuga nashaka kuvuga और फिर हम अंदर चले आए बस ebe arabajijisha za kuno kwizingira imyenda mva mama nyumva अगर तुझे कुछ भी टेंशन है तो imba hari ikintu rwose kitameze neza kiri gukubangamira mbwira जितने पैसे हैं ना हम बस उतना ही खर्चा mama amafaranga tuzatanga mu bukwe nayo dufite nta bintu byo kujya kwibagaho yo tudafite इस वक्त पैसे नहीं है तो हम राजा के घर वालों को tudafite amafaranga tubwira umuryango wa Baraja rwose tubamenyeshe मत ले मैं हूं nugira ikibazo और काम कर लूंगी पैसे gihano rwose nerakora nakandi kazi
देंगे शादी tugashaka amafaranga hanyuma twamara kubona amafaranga tukanya mu by'ubukwe जब से तू और चुक्की पैदा हुए ना तब से umva mwana wa kuva wowe na mukuru wawe Cuki mwavuga ngiye kuva icyo gihe narizigamaga urumva टेंशन nizigamye amafaranga y'abana be bazakoresha mu bukwe kuva bakivuka ku kantu namwe mukigireho ariko nubwo yizigamye ntayafite da ले रही है none urahangayitse umva ngiye ntago mpangayitse वो yenda uryame थिंग है ना wako ejo ufite pre-wedding shoot आज सुनते हो zajya muri shoot हाँ मम्मी zajya kwifotoza bayise anamika nje umva nitwa Yaman nitwa Biza User अरे तुम देखना rwose tegereza urebe sasa byatinze tugaruke hakuno mu bakire देखेंगे कूल rwose tuba tugaragara neza muri ayo muri aya mabara अच्छा ndetse muri iyo myenda Mehul तुमने हमारे हनीमून का क्या सोचा ese nihe wapanze tuzajya muri honeymoon yacu हो तुम मुझे टिकट uzanjyana he भी तो बुक करानी पड़ेगी nuko dukwiye gukatisha amatike सोचा है ना ibyo nari nabitekerejeho सन सन nzakujyana kuri beach iri Gahanga हवाओं के बीच hose haba hari umuyaga munsi y'ikirere gisa neza rwose cy'ubururu इतनी खुशबू के साथ मनाएंगे ना अपना हनीमून umva niho tuzajya kurira ubuzima rwose mu gihe cya honeymoon yacu ngo kuri beach iri Gahanga Gahanga si aba beach मैं हो तो मुझे पोरबंदर करा ले जाओ beach iri Gahanga reka arabyanga कर रहा हूँ nakinaga बताओ तुम्हें ngaho mbwira कहाँ जाना है niyo ushaka ko nakujyana tuzajye byo kunjyana kuri beach y'Igahanga umukobwa yarabyanze sasa hakuno bano तुम ऐसे क्यों भाग भाग के चली आई mpamvu ki yo kuza twirukanka iki cyatwirukansaga पता चल गया जिससे eze nirebanga twamenye तेरा सर बनना गया राज cyatumye kandi nirebanga wamenye ryatumye ugira isereri चला लेकिन इतना पता चल गया कि लड़की के बाप के पेट में राज है umva rwose se waraniniwe ufite ibanga bitse साफ करने का इंतजाम करना ni kugira icyo tumenya rero kugira ngo tumenye iryo banga bitse batumenye ne iryo banga ari babwira cyangwa se barimenye कुले हैं hana yanjye sheri w'igikundiro wanjye yebe gira icyo bakora gitekereze bagira icyo bakora bamenye ibanga umusaza bitse urakora ibiki करने की बात की थी घर नहीं साफ करने का है अरे कमर टूट जाएगा ये कमर टूट जाएगी नीचे उतर niba icyo uri gupanga uraza kuvuna ibyo bikoresho nawe ubwawe uvunika umugongo अरे अरे hakuno ifoto yanjye igiye kugwa ifoto itaragwa hari ibyo bakuyemo arajebeka urayicyuma arajebeka कुले arajebeka ni kiritida aya ari inzoga n'icyuma abonye icyuma eka ni icyuma mana we शुरू कर दी watangiye kunywa inzoga आके गोल गोल घुमा के मुझ पे शक करना बंद umva turiwe ko se wahagarika kujya unshidikanyaho को भी बाटली में उतारने के लिए बाटली no kugira ngo rwose ukore umuntu ku mutima umushimishe uba ukeneye rikere hano muri bizinesi wajya umenya uko bakora bizinesi अरे हीरो intwari yanjye saza bakira abana babo bavayo bafite inzoga mu ntoki नहीं तो मुझे अकेले yitsimba mu bitenge by'umudamu inzoga mu बोल रहा हूँ ना inzoga मतलब बस अरे आपको तो मैंने बोल दिया रहा umva ibiganiro birangirira aha ngaha प्रॉब्लम है ना 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 ariko ikintu cyose icyo ari cyo cyose nakora uba ugifiteho ikibazo iteka urampakanira मैं बोल रहा हूँ शादी के बाद मुझे हनीमून पे जाना है rwose nashaka kujya muri honeymoon nyuma y'ubukwe bwanjye नहीं है पापा umva papa ibyo bintu ntabwo twigeze tubipanga ni amafaranga yabyo twigeze dupanga नहीं टांग nyine bipange हनीमून पे नहीं जाएंगे तो बेबी कहाँ से आएगा none tuzakora umwana gute cyangwa se tuzabyara gute tutagiye muri honeymoon हे भगवान umugore wanjye nzamutera inda gute ni icyana kiba kivuga ubusa urebe tuzabyara gute tutagiye muri honeymoon nzamutera inda gute umukobwa arumirwa iki kigoryi से बहुत खर्चा हो रहा है mva twatanze amafaranga menshi rwose kuri ubu bukwe और ऊपर से तेरा ये nk'aho ibyo bidahagije ये प्री वेडिंग शूट का uzanye rwose n'ibibazo bya pre-wedding shoot नाटक ntabwo ibyo bintu mbishaka नहीं होगा बस मम्मी ये तो बरोबर से ने ariko nanone aravuga ukuri बैठेंगे ntabwo ibyo wifuza byose twabigukorera अभी तो डिसाइड कर वो क्या क्या करना है अरे ये प्री वेडिंग शूट इसका ये प्री वेडिंग शूट करना है या तेरे को हनीमून पे जाना है बोल चूज कर hanyuma rero hitamo hagati ya pre-wedding shoot cyangwa se honeymoon ni ukuvuga ngo honeymoon ni ukwezi kwa buki
pre-wedding shoot nabyo nabibabwiye ubwo utabyumvize subiza inyuma पापा आप भी uhitamo hitamo पापा मम्मी kandi wiza gufunga umutwe hitamo राजा को प्री वेडिंग शूट cyangwa byose hagati yawe ibyawe na Raja byose bahangamite mbikuraho कर दूंगा समझा हाँ चूज हो गया वही करेगा वो प्री वेडिंग वाला जो शूटिंग है वही करेगा हनीमून कैंसिल sawa ubwo uraza kujya muri pre-wedding shoot ariko honeymoon turayikuraho uyu nguyu arashaka honeymoon ni umukobwa निकलो muve muri iki cyumba umusaza arabirukana batanamufatana inzoga masoke mumvira bataza no kumufatana inzoga bari mufatanye uyu nguyu yumva ko honeymoon barayanze हमारे ही साथ yewe na Raja ngo turi hamwe na Rani दिन में ये कैसे हो सकता है Bresi gato राजा रानी भी हमारे ही साथ Raja na Rani bari kumwe natwe शूट एक ही दिन में ये कैसे हो सकता है iyi pre-wedding shoot yagomba kuba uburyo rwose ngiye nshakamo biraza kugenda bite ना कुछ तो सोचना पड़ेगा cyarana rwose tekereza icyo ukora tekereza एक बार ये प्री वेडिंग शूट iyi pre-wedding shoot igomba kuba mu buryo nshakamo हनीमून का भी देख ही लूंगी hanyuma nibwo ndibuze no gutegura honeymoon bebe tuvuye hakurya tugaruke hakuno तो खर्च होंगे लेकिन अगर रानी पूछेगी कि इतने पैसे कहाँ से आए amafaranga yose azatangwa mu bukwe तो ariko se bizagenda bite Rani namba za amafaranga yavuye uvuga ngo umukecuru afite amafaranga umukobwa atazi ko afite ariko se nanone mu kuyakoresha ubwo azaba yakoresha umwana we namubaza ataye amafaranga wayakuye bizagenda bite mama ari kubunza imitima n'amasaha y'ijoro Yarangiye ni 0785533208 Bebe nguyu nawe uko aryamye barara rwose barara bagira inzu nta byumba uwango nyine ni saro ni sara manje ni तुम्हारे लिए bedroom ni byose nguyu rwose bamwereje akaririmbo kamukwiriye umukunzi yamwereje akaririmbo abanza ashyiramo ekuteri man kamanze numva akaririmbo sheri yohereje ariko man मेरी धड़कन mwereje akaririmbo में गुम हो akaririmbo kitwa Desa ka Elephant Boy ese warakunze biranga bamagaye nibagufata Elephant iyo ndirimbo wayisohoye abanyarwanda bakayumva ni nyiririmba kandi uzahomba kandi uzabuhiye ni nyiririmba ni ngo yitwa Desa twarayitegereje twarahebye yarangije maze kohereza shera karirimbo nawe amwoherereza kandi nawe ashyiramo abanze yumva karirimbo shera amwoherereje wiwe yaramwohereje akitwa Desa akidiwe ari umuraperi ntabwo indirimbo ze twazikoreshamo hano uze wavanga amwoherereje aroti wayitura umukunzi wowe kidi wowe yakora indirimbo yitwa aroti umuntu ndi buze kuyumvisha bampaye amahoro icyo yakaririmbo undi yisha mu mashuka abanze yumva akaririmbo yunguye we rwose nawe buri wese abe yumva akaririmbo mugenzi wamutuye yunguye yishe mu mashuka mana ariko mana shera ari Roma urumva ari Roma दुसूजे gigi पतंग पकड़े बच्ची जल्दी Saza kuno musaza mu gitondo arimo arakina n'abana muri karitsiye agenda hari uwo bagonganye uyu ninde tugonganye uyu ninde agonganye n'umukire ba mwana we aramuseka ukina n'abana भाई वो अचानक umbabarire सामने आ गए ना तो nago nkikubona nago mise nkumenye byihanganire pe तो आपने संभाल लिया ना aya nta kibazo ariko kuva umenye bose niki kikuzanye hano Debe वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी तो nashaka kuvugana nawe यहाँ नहीं pana hano ariko कल सुबह ese twazahura ejo saa 4 z'igitondo मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ zazana imodoka yanjye नहीं ntugire oya
wakomeza ukikinira nta kibazo kina n'abana byereka ngende yaraje kumwaka gahunda cyangwa se appointment yo kugira ngo appointment ikoreshwa muri form yaje kumwaka gahunda bazahure मेरा मतलब इन्होंने दिलाई मुझे प्री वेडिंग शूट के लिए baganire ejo saa 4 z'igitondo बहुत kuri ngo yari marereka nyirabukwe agakanzu bamuhaye ngo k'impano ya pre wedding shoot वो अंग्रेजी में क्या hariya mubyita ngo iki mubyita deep neck mubyita ngo iki डीप नेक बोलना चाह रहे ushaka kuvuga deep neck वैसा ब्लाउज कराना अच्छा लगेगा ebe अच्छा nonse mama अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात nagira icyo mvuga niba ntacyo bigutwaye मेरी फ्रेंड है ना उसके प्री वेडिंग शूट में 2 दिन लग गए थे और मेरी फ्रेंड है ना उसके प्री वेडिंग rwose mama urabizi शूट में 2 bisaba iminsi kugira ngo nyine abantu bifotoza amafoto bifotoza arangire दिन थे kandi हमारे urabizi twe dufite umunsi wonyine उस एक ही दिन में रात Raja na Rani Raja Rani का- nabo bazashutinga ku munsi umwe natwe सोच रही थी nyine nagira ngo nsabe शूट कैंसिल ese कर ntabwo twebwe twakuraho shuti yacu nyine tukayihagarika क्यों kubera iki मतलब nyine icyo mvuga मैं ना तो एक bareka nyine couple imwe ही कपल का अच्छे से हो जाएगा igashutinga nyine umunsi wose yisanzuye सुनो अच्छे लगेंगे tukareka nyine Raja na Rani प्री वेडिंग शूट bakabanza bagashutinga इनका बड़ा मन था थोड़ा बुरा लगेगा इन्हें पर आप टेंशन मत करो ariko nyine ntugire ikibazo समझा दो ndaza nyine gushaka ukuntu mbimwumvisha araza kubyumva किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है umva nta mpamvu yo gukora ibyo की शूटिंग होगी बस ejo mugomba gushutinga मम्मी जी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे mama nyine ntugire ikibazo ntabirenze हो उनका प्री वेडिंग शूट ना भी हो मैंने बोला ना nubwo umva ndavuze ngo टेंशन लेने की जरूरत ntugire ikibazo तुम बस जाके तैयारी genda witegure मम्मी जी mama rwose nk'uko bivuze मैं जाके कल की तैयारी करूं genda ajye kwitegura ejo agomba gushutinga प्री वेडिंग शूट होगा wedding shoot ये साड़ी iraza kubera ejo pre डीप नेक imbere haba hariho pre ebe ari kumwe na nyirabukwe nyine baba bacata murabizi baba bacata bavugana baganira बराबर निशाना तो मैंने लगाया मम्मी जी iteka rwose mpora mukuri mama ebe ni mama G हेलो पंडित जी yego padi कल हमारे यहाँ माता जी के भजन रखने हैं hose twateguye amasengesho उनके बेटे का मुंडन कैंसल डेट लो दर्शन दो kora uko bivuze kora uko mbivuze hari ibyo yategetse bakansaringa cyangwa se bahagarika baba bahagaritse ये लीजिए पंडित जी padi akira akira चाहिए होगा हाँ और भी नारियल लगेंगे और गंगा जल जी अभी लाई ntuzane rero rwose amazi y'umugisha Baby, पता है ना अभी शादी में कितना खर्चा हुआ है पता है अरे पता है तो ये माता की faranga twatakaje ni menshi ndabizi ये माता की uza kuba ubizi ntabwo wakabaye wahagaritse amasengesho पूछ तो लेती अरे बेटा mva mwana wanjye hintika आशीर्वाद की बहुत जरूरत है हमें तू समझ लेना दिख रहा ठीक है इसको जो करना है करो वैसे भी मेरे घर में सुनता कौन है hari byose nta muntu ujya wumva ibyo तुम्हारे पापा पापा kora ibyo ushaka n'ubundi nta muntu ujya unyumva के ससुराल गए कपड़े और गिफ्ट देने के लिए Iyo. होंगे अरे अभी गिफ्ट का खर्चा कौन देगा तुम समझते नहीं हो मम्मी अरे हो जाएगा जाओ तो Baby. ihangane hakuno ibyuma hari igihe bagiye gutya bagakoraho ukajya kubona ukabona niko अरे राजुड़ा Raja कौन से स्वर्ग की परी को लूट के आया तू है अरे क्या Antin. मम्मी, आज जो प्री वेडिंग शूट है ना तो उसके लिए मैंने अपने ibi ngibi rwose tunadukoresheje intoki zanjye हाथों से बनाया ndetse nadukoze kubw'uyu munsi nk'uyu nguyu wa pre wedding shoot रानी के लिए अरे वाह oh wow yadukoresheje intoki ze बहुत सरस से है turasa neza तूने रानी को बुलाया है ना दर्शन के लिए nizere rwose ko watumiye Rani हाँ बस आती हो araza kuba ari hano rwose mu minota 5 हम सीधा शूटिंग के लिए चले जाएंगे 1 बजे का टाइम दिया डायरेक्टर ने
अच्छे से शूटिंग करना वैसे muze gufata amafoto meza वजह से है वो आने के बाद दर्शन करेंगे और तुम लोग जाने से वो आने के बाद Mehuru na Jana nabo saa 3 bari bamaze kugeraho bashutingira दर्शन करेंगे baraza kuza mwe muraza kujyayo nyuma y'amasengesho और तुम लोग जाने से kuvuga ngo umudamu yabitandukanije bamwe bagende mbere abandi barajyayo nyuma y'amasengesho ago bagendera rimwe kazana we yarabimusabye yarangije ni bakoze biki ntumbaze burya bagenda da narumiwe ngewe arangije aza hakuno aza muri warehouse ibyo aza hakuno ati ibintu by'umwana warabihisha arangije arafunga arasohoka kuna bagenda ubwo nabagenda ibi sasa uyu nguyu umukire yamushyize mu modoka अब चाहिए था वो हमने सोचा है कि आपको राजा शूटिंग शर्टिंग एट साड़ी से nashakaga ibipimo कपड़े दिलाएंगे kubera ko rwose dukeneye kujya kureba imyenda muri Raja shooting and shirting bajya kurebamo rwose sari z'ubukwe ziza bantu bazambara nyine mu bukwe ये तो बड़ा अच्छा सोचा आपने वैसे बहुत दिनों के बाद नए कपड़े पहनने को मिलेंगे rwose yaba hashize igihe tutambara imyenda nk'iyo ngiyo क्या हुआ bigenze bite उगे kwiki uhagaze कचरा आ गया गाड़ी में देख तो अब बैठो hakuno abanasohoke mu modoka areba imodoka igize kiye kibazo ibi kanjye aza kwinanura ariko umukire agize ikihe kibazo iyi modoka igize ikihe kibazo bashaka no kutabimenya ko ntago ese niba atarigeze atwara imodoka मैं देखूं ushaka kureba गाड़ी के बनवाते हैं waba uzi uburyo bakoramo imodoka se वेलजी भाई को है वेलजी भाई वो हमारे मोहल्ले में ariko nyine Verjibayi we arabizi मैकेनिक है ni umukanishi niwe mukanishi wacu mu gace k'iwacu रिपेयर करता kandi akanika neza pe है को हाथ लगाते ही जान आ जाएगी गाड़ी में सच्ची प्यास लगी है गाड़ी को umva rwose imodoka nta kintu kirimo ऑयल ऑयल इंजन ऑयल urashaka kuvuga engine amavuta yo muri engine अच्छा आप लाके देंगे मुझे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है प्लीज ye kumuzanira amavuta bashyire muri engine ebe yarebye agiye kuzana amavuta bamutumye amavuta bashyire muri engine hari icyo yabonye arikanga kumbe harimo akagusha harimo intege nkeze harimo icyuma bamuteze icyuma bishaka yabonye icyuma ntaheruka kunywa ku icyuma aragikumbuye umwana yarakimubujije yabonye icyuma kandi icyuma nyotiti mwica icyuma yabonye icyuma रानी को वादा किया है nasezeranije Vindra पीने लगाऊंगा ko ntari buze no gutinya wakora ku nzoga twasize umusaza bamuteze icyuma kandi rebe abantu nkabo ariko ntabwo banywa ibyuma da kumva umukobwa yavuyeyo umukobwa yaje yambaye neza yakeye ntawe bitabera nuko bitinda kuza yabonye umukobwa aje mu ikanzu rwose y'ubukwe ugavayo mana ariko mana urarema wararemye ukarema abakobwa nk'aba ukarema amajwi nk'ayacu wararemye imana iragenda ikarema abakobwa nk'aba ikarema amajwi nk'ayacu imana irarema uyakoze ku mugore we mana ariko mana urarema imana irarema uzi ko
umukobwa mwiza, umukobwa usa neza, ufite amaso meza, amaso agisa umweru, ntago yanyweye inzoga. Umukobwa ntagarara kuri za Instagram na Facebook, umukobwa aryama kare akabyuka ajya mu kazi, dore amaso urumva. Mwe murarara kuri social media mwenda kuhasazira, mwarashaje, mwazanye iminkanyari. तू धरती पे ही रहती है ना? Yebe स्वर्ग से उतर आई परी है। ariko uturutse mu ijuru muko. Muko Raja, तेरी तो नजर ही नहीं हट रही, rwose ntago ndi kubasha kumukura amaso. नजर न लग जाए तुझे। Yebe राजुड़ा Raja, दे सेल्फी। meza telefone yawe, ngomba gufata selfie. Afate selfie, wabonye umukobwa mwiza, umukazana mwiza. आजा आजा। Fata selfie. Selfie hakuno. Indi nagifata selfie ni gatushi. Gatushi. जा अभी माता जी के दर्शन कर। Hanyuma rwose mugende mwakira imigisha ya Rurema. जा Nje kwakira imigisha. Dore mukecuru burya abagenda, mukecuru shani munini afite paseri. Afite paseri mugora kuyigendana. Aga mumbabarire ntago nzongera. Padi. अब से आशीर्वाद देना इन दो। Bose genda bahereza umugisha, ubahesha umugisha. Gose uyu munsi ni shoot, bagiye kujya muri shoot. Cyo bita pre-wedding shoot. Padiri arabasengera, abahesha umugisha. जगदम्बे Abahesha umugisha rwose arabasengera. Akuramutsa Mariya mubyeyi w'Imana. Nuko. अच्छा मोटी मम्मी हम लोग चलते हैं। Anti noneho turagiye. मैंने Hari ibi ngibi yabikoze kugira ngo abatandukanye n'umwana we. Mukazana we nagashaka sasa bataragenda. Uyu nguyu yabura utuntu twe. मैंने स्टोर रूम में रखा है, इधर बच्चे खेल रहे थे ना, तो खेल खेल में कहीं तुम्हारा खेल ना बिगाड़ लेना। Yo kwifashisha bagenda baje gufata amafoto yaratubuze. Anti we yatumuhishe. रानी तुम भी जाओ। अब नहीं कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। हमारा राजूड़ा बहुत शर्माता है। हाँ Raja afite isoni. उसे कभी बोलेगा नहीं, Ntago yabivuga ariko. होने वाला हस्बैंड है ना Rwose uyu nguyu ugomba kuzaba umugabo wawe. ये अपने हाथों से उसने क्या Ni umunyabugeni kandi rwose umunyabugeni ukaze. क्या बनाए तेरे लिए। जा जा Rwose utuntu twinshi yagukoreye. देख जा जा। Genda utuzane. Agahita yica surprise kandi. Uyu yari yamukoreye, ni umunyabugeni. Abanyabugeni ibyo bakora murabizi. Uyu nguyu telefone arazisigaranye. Telefone arazisigaranye. मोटी मम्मी Bazanye batuzanye hano muri warehouse, ni inzu bisa nabi bikwamo ibintu byashaje biraho. Lebe. Bataragenda bakinjira, umukecuru arabafungirana. Urebe imitima y'abakecuru b'iki gihe, ariko bo mu Buhinde yarabafungiranye. एक स्टोर रूम में बंद हो और शूटिंग कैंसिल हो जाए। Yarabafungiranye, abafungiranye muri store room. Bivuze ngo shooting irahagaze, nago bagishutinze. Sasa uyu nguyu yaje aramera nk'ikijumba. Iki ari kureba kuriya. Yabonye inzoga. तो अंदर गई या Yaba yasinze cyangwa ntiyasinze. Yaje anareba nk'ikijumba, yabonye inzoga kandi inzoga inzoga yaragarutse areba nk'ikijindiri. Yabonye inzoga. Twagenda yabuze n'icyo avuga, yabonye inzoga. Yewe yewe mlaho umugabo hakuno inzoga yayihubujemo muri rimwe. कान मेरे बाजू में लगे nyegera सवाल का जवाब दीजिए nyegera unsubize ibisubizo, ngiye kuku unsubize ibibazo ngiye kukubaza, umereze ibisubizo. Yamuteza inzoga, namara kunywa inzoga murabizi bavugisha ukuri, ntago bagira ibanga, amubwira ibyo ashaka byose ko amubwira. Ni iki ushaka ko usubiza? Nibe ibisubizo ushaka ngo usubize? Oya ntago ari ibisubizo, ni ibanga. रानी की शादी का राज क्या है? Ibanga ryishe inyuma y'ubukwe bwa Raja ndetse na Rani. अबे समझे में कैसा राज हा? Rwose gombe kuba nta mabanga rwose. कैसा राज हा? Hagati yanjye nawe nta banga rigomba kuhaba, nta banga rigomba kuba hagati yacu pe. पेट में थोड़ी पचाते? Ndebe राजा और आप rwose umwishywa wanjye Raja n'umukobwa wawe Rani, mbwira ese banga ryabo
ni ibanga ryabo mu bukwe bwabo cyangwa se ku bukwe bwabo ni nyabaki bafitanye iriya banga dore muzehe ngo bajya amabanga koko ararira ararira batadunga nta muntu ndi bubibwira ntuzabigire umuntu ubibwira sakuni nta muntu n'umwe nzabibwira mbwira umubyeyi akunda umwana w'umukobwa mbwira agiye kumena ibanga ryanze kuva mu mutima ryanze gusohoka ariko ndamukunda cyane umukobwa wanjye aranarira ndamukunda हर बाप अपनी बेटी को nabirenze प्यार करता है चाहता है abapapa bose bakunda abana babo ibintu bisanzwe yararize rwose rekera kurira kubona igizaza nk'iki kikurira mu maso hanagura ayo marira rekera kurira irihanagura ni muzehe yanyweye inzoga mana nta nubwo nari nkaherutse mana we akagumane राज बोलो ने ngaho mbwira nibanga nyabaki mbwira nirere ibanga ryinshi nyuma y'ubukwe bwa Rajanarani hari ibanga ryinshi nyuma y'ubukwe bwabo nari mbizi ngwino nkubwire mbwira ni ibanga rikomeye twasize agiye kumubwira ibanga tugaruke hakuno kose ni twiza ये सब तुमने बनाया niwe wadukoze rati cyane ntabwo bazi ko abafungiranye pre-wedding shoot ntabwo igomba kuba मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ntabwo nabyizera नहीं पता था कि हाथों से इतनी सुंदर चीजें बनाई जा सकती हैं ntabwo nari nzi ko utuntu twakozwe n'amaboko gutya dushobora kuba twiza yarazi ngo ibyo mu ruganda nibyo bikorwa bigaba byiza मुझे इतनी खुशी की आदत नहीं है ariko nanone njye ntabwo namenyereye kwishima nk'ibyishimo nk'ibi ntabwo nabimenyereye rebe rangije aramwambika rwose twa handmade aratumwambika yatumukoreye ना तो आदत हो जाएगी rebe ntabwo bazi ko anti yabafungiranye ntabwo pre-wedding shoot bari bagiye kujyamo bari buze kuyijyamo ndaje dukomeze episode ikurikiranye wumvaga nitwa Yaman Ministre Jackson iyi ni Kirimbuzi Nation kuri wa 3 akadomo kwipero akadomo com ndaje